Yo uraho mabuja. Uraho neza. Iminsi myinshi. Yego. Ko wari warabuze se? Nari nararwaye. Yego. Niyo mpamvu. Kandi koko. Nigeze guhamagara mu rugo. Nzi ko mpamagaye nyine kuri nafite nimero yawe uribuka ko cyagiye yima nguherekeje. Ndabizi ko nayo guhaye nimero yanjye. Hitabwa namuze hamubwira kuri kwa muganga. Nari ndwaye imeze nabi cyane nahuye n'abagizi ba nabi barampemukira birangira ngiye kwa muganga. Cyagiye bahungu bagukubita bivuga ngo wahise ukurizamo n'uburwayi. Uburwayi bukomeye cyane barankubise ngeraho neza numva n'umwuka ubuze barangira banjyanye nyine kwa muganga. Mbega abana babiwe ariko urumva uri koroherwa? Ndi koroherwa kuko n'ubungubu nari ndi kujya kwa muganga hari indi miti nyine yari yasigaye bari banyandikiye ko ngomba kujya kuzana kuri randevu. Urimo urajya kwa muganga kureba imiti? Ndi kujya kuri randevu ya muganga nyine. Akuse mubwira buriya mwapfaga iki? Baguhoraga iki bari abahungu? Nese wese ubizi muri iyi minsi hari abantu basigaye bategera abantu mu nzira nanjye nabonye kuri nyine banyatatse barankubita nawe mbese warabibonye. Nta kintu mupfa? Nta kintu twapfaga na kimwe. Ariko ntago cyabura. Kihese umuntu ufite amafaranga buriya bari bagiye kukwambura. Wenda birashoboka ko bagiye no kunyambura ariko ngiye ntago mbizi tu ntabyo. Se bakakwambura? Nibyo. Ariko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo gira neza wigendere. Naramanutse ngiye kubona mbona umuntu usa nawe. Mbona barimo baramuzunguza bamukubita. Ndavuga nisha na ahantu haraga umuzungu. Sinzi ahantu nakuye imbaraga ndagenda ndabagurukira. Warabibonaga? Narabibonaga ni ukuri warakoze uzi ko utaza mba narapfuye neza. Akuse bura wambwira zira mbaraga ndazikuye muri bira byose. Jetiri se shaje ndabizi ko ndumwana w'iturese. Najyaga numva cyera mu gafilimi. Ni ukuri rwana na Jetiri ubonye iranga umwe wakubise n'ura mugeri. Oya byihorere. Nawe ari wowe umuntu akakugirira neza. Ukabona ari mu makuba. Wakemera ukahasiga ubuzima. Shawa hasiga ubuzima pe gusa abantu bose yaba bameraga nkawe. Igihugu cyatera imbere cyane byihuse. Oya byihorere none se reka nkubaze ikintu kimwe. Nzaze kugusura ryari? Shagiye cyose wabonera pe mu rugo ni karibu waza ukansura tukaganira. Makuru yaje. Amakuru ntago ari meza ngewe rwose. Mbona ufite agahinda se byatewe n'iki? Sangiye mfite agahinda gateye ubwoba ahubwo. Reba ubu ngubu mu rugo baratwirukanye. None ubu ngubu ni njye nyine none. Najyanye na mama aransiga. Twavanye mu rugo papa yatwirukanye. Aransiga. Ubu ngubu nayo ni njye nyine nabuze aho nerekeza rwose. Ubu wayingiriye neza wamfasha ukandangira byuza hano hari icumbi. Numva bitoroshye. Tumva bikugoye pe. Nikoze mana yanjye. Mukuru wawe ariko we twarahuye. Mukuru wanjye? Mwarahuye? Twarahuye rwose nabonye ameze neza nta kibazo afite pe. Mwahuriye hese asigaye abahehewe? Aho ntago ndahamenya. Ariko twahuye gutyo nyine n'umuntu twari tuziranye dutera story nk'isanzwe. Ungiriye neza wandangira haba nanjye nkamusangayo rwose. Ariko ibyo ari byose ubanza akibana na papa wawe. Akibana na papa wawe. Mana yanjye ko nasize papa yarakaye gusubira mu rugo. Nekereza gusubira mu rugo bikancanga rwose. Ariko nanone inama nakugira nuko kugira ngo ukomeze kuba ku muhanda. Wasubira mu rugo ukegera umubyeyi burya umubyeyi ahorana imbabazi. Burya yakubabarira. Iyo nama nayo yaba ari rwose. Hari n'undi muntu twahuye kararambwira ngo nzasubire mu rugo njye kureba papa. Ko na papa nawe ashobora kumbabarira nawe rwose. Nubwo byatewe na mama rwose. Byakubabara kuko uburyo ubimbwiyemo nta ruhare ubifitemo. Njye nta ruhare ubifitemo. Rufite mama wawe. None yarananaye. Ubu ngubu nsigaye nirirwa mu muhanda gutyo gusa. Ikibazo rwose. Umwana w'umusore ungana nawe ntago akwiye kuba ari ku muhanda. Byibura akaba wowe inama nakugira niyo ngiye ukagenda ukareba papa wawe mukanabiganiraho kuko ndumva hanini ikibazo kiri kuri mama wawe. We nta kibazo mufitanye. Nawe kubura bitoroshye suko ngize ku mwana nasize sinzi amaherezo ye gusa kuko umwana wanjye nzamenya mubariza ye amakuru ye koko
n'uwo bari batwirukananye nawe twageze mu nzira ndamuta kubera umugabo mwana bitanyoroheye si ubu by'isi ariko nzaperereza amenye amakuru y'umwana wanjye niwe yarasize ngomba kumenya amakuru ye bose nkabahuriza hamwe nkabareba n'ubundi nta kibazo kuko ndabona iyi saha ari kunyerekeza atari heza ariko n'ubundi nta kibazo n'ubundi buri mwana wese azimenye icyo nakoze n'ababyaye nzahura wenda n'ikindi gisaza gifite ibiceri nacyo nzakibeshye n'ubundi si we wa mbere nawe mbeshye kuko ndabona nta yandi mahitamo mfite mu buzima Aya. No. None se nzanira inkari. None se nzanira inkari hano. Inka? Inkari. Inka? Inkari. Urabona mwinshi? Nabyujuje. Si isukari. Inkari. Ujye uzana amaraso. Amaraso? Cya kigore cya serufu. Isa n'amafoke? Cya kigore cya serufu. Ariko sinaka na serufu. Sinumvise ngo ni uwa kabiri se. Uwa kabiri? Sinumvise ngo serufu ni uwa kabiri umugabo yashatse wa mbere yaramutaye. Ni byose. Nogeze ngo uriya ni uwa mbere. Cyaho kirasamye uriya yawe. Ariko reka shaka abagabo benshi ni mu gihe ni namwiza. Yako mukizunguza amabona ariko. Mombasa, Nairobi, Nairobi. Mu muhanda. Hirya hino. Ariko tujye kumatereta mwana. Tumwitwarire. Tujye kumutera tumwitwarire. Akagukubita akagukuramo umutwe. Akagukuramo umutwe ugasigarana mu jerekani y'amaraso. Amaraso? Tuzayahimba. Sinywa amaraso. Umwikisi? Oya. Nzaze ngusure urabinyemereye? Shanda bikwemereye nta kibazo. Sinakubwiye ko mu rugo ari karibu. Ubu se shaho nzagusura na papa we numvisha ukanga uzi ukuntu yavugishije nkikanga. Naratitiye. Buriya rero ntabwo uzi ukuntu papa yitonda. Aritonda cyane nese ibyo byatuma umuntu ataza ngo nsubire mu rugo. Koko nzaze? Ni ukuri nta kibazo. Aha, reka nkubwire rero. Reka numve mfite umwanya ryarira. Okay, mfite nimero yawe. Mfite nimero yawe. Ndaguhamagara nimugoroba mbanze ndebe mu rugo ko bari bumpa umwanya ndaza kuguha igisubizo. Ariko wumva ngo ndabishaka cyane. Okay, nta kibazo pe. Ibaze nta kibazo urakoze cyane reka nkore kugenda. Sawa urakoze. cyane nubwo nta kundi inama nakugira niyo ngeyo. Ubwo rero ni wowe ubundi ufite umwanzuro wabyo kuba wagira icyo ukora. Nta kundi nyine ubwo ngubwo ejo ndareba yuko ndi bujyeyo ariko ubu ngubu simfite kujya aka kanya. Ejo ndareba uburyo ndi bujyeyo rwose. Nese uburongero urare ku muhanda. Ibyiza nuko wagenda aya masaha wenda ubariye wasanga na mukuru wawe akiri ariyo. Aya masaha ndabasangayo. Ushobora kubasangayo. Nta kibazo ariko ndaje ngeyo rwose kandi urakoze kungira inama. Nukuri pe iyo nama niyo uyikurikije kandi yakugirira umumaro. Iyo nama niyo ukagenda ukamwegera mukaganira rwose. Cyane nukuri byagufasha ku buryo nawe ubwawe wagira n'amahirwe ukabona akazi ugakura amaboko mu mufuka ugakora dore umaze kuba umusore. Ukareka kuba ku muhanda ibi ntabwo ari byo. Ntago ari byo rwose. Narayendaye ku muhanda numva birambabaje. Biragoye. Yego biragoye ariko nyine. Kubona umusore nkawe. Nta kundi ndaje ngende mu rugo nubwo bitoroshye ariko ndizera wenda papa ari bumbabarire. Kuko barara kubabarira ahubwo n'igihe buri mama wanyu azagera akabagarukira. Nta wamenya ntago mbizi ariko buriya azibuka ko yagusize. Nanjye sinzi aho yagiye ariko ubwo reka twizere ko azagaruka. Sana ari ngi imbere anga rero. Yego urakoze. Yego.
dadi rero wa muhungu wanyujije n'uyu se iyi ni uyu nguyu komera muhungu yego kora hura umuntu w'umugabo murakoze. ni uyu nguyu ni ukuri niho wanyirije umukobwa ni njyewe ni nanjye wamuzanye mugeza mu rugo. utaje kumusura siko yari arwaye ngo nkumenye ahamagaye ariko muritaba mumubwira ko telefone yayisize n'igihe twavuganaga cya gihe umbwira ko yagiye mu bitaro. gusa bamuhamagaye ari benshi ntamenya ari uwuhe kandi nta nimero irimo iherwa na 001. mwana nose urinde ntabwo nkuzi nyibwira wankoreye byiza wankoreye igikorwa cyiza umukobwa wanjye yari apfuye. nitwa George. witwa George? George kora kabisa. ubu uri kujya nari mvuye hano ruguru gutya hari umuntu yambwiye ngo ampe akazi. nta n'akazi ufite umusore nkawe? akazi karabuze gute se? ntako gukorera igihugu karabuze se? ubuse umuntu aba abishaka ariko akabura umuntu wamwinjizamo. se dadi waretse wamaye rugara akazaza kunsura mu rugo. arashaka kubisura? akazaza kunsura. azaze ariko azaze mari. yego uzaze mari. wabyumvishe ko abyemeye. murakoze uzaze ariko mari muganire ndusheho kukumenya. ahubwo se ni ryari se mukunda kuba mufite umwanya? muhe muzavugana byawe ukuntu ufite nimero ye? ndayifite. muzaganira uzaze turebe n'ukuntu niba ungana gutyo nta kazi ufite uzaze ngushakira akazi ariko ibintu bigende neza. se dadi ubundi wazamuhaye akazi mu rugo suzi ko nta wundi mukozi dufite. umusore mwese namugira umukozi wo mu rugo. ni umusore mwiza ureba afite ubwenge kandi igihe nabonye agira n'ikinyabupfura. ndamwohereza ahantu ajye gukorera igihugu. kuko mwabingiramo se? ndashaka kubigufashamo. uzi uwafasha nkaba umusirikare? ushaka kugikorera? uzabinkorera ndagushimiye. mwese wari ugiye gushaka akazi ko gukora iki bundi? urakoze cyane kwicara hariya we muntu uje ukabasha kunyumva. ese maze ufite icyo basi ikibazo ngo twumve uko twabigenza ko umuntu yagufasha? ibibazo bye ni byinshi pe si ubu mbihereye koko nuko amarira y'umugabo bavuga ngo atemba ajya mu nda. ariko mwana wa ntubwire ikintu kimwe ntuzizere abagore. Amazon ndabona ufite ikibazo gikomeye cyane. ubu mbona naramugaye mu kumugara umugore yarantaye. umuhungu wanjye umwe mfite nsigaranye nizera nawe agenda mu gitondo akagaruka nimugoroba. ambuza akazi ko nkora akigendera akirirwayo simenye ngo bigenda gutya. ubu byancanze ubu n'ubu narindimo ndasaba nko kuri iyo mbonye. rero muzehe umufuka nari mfitemo uduceri dukeya nkaba nkufashije nkatuguha ukareba uko bwakwira. waba ungiriye neza n'ejo wazagira umugira neza yagufasha. muzehe nari mfite senkisa kanze nzi ndabona n'imvura igiye kugwa ikirere kimeze nabi. urakoze ni ukuri kw'Imana rwose. izi senkisa umbaye kandi ukomeze kwihangana. ntacyo urakoze muhungu urakoze. uriya mwana arakoze. ako n'ikirere uzi koko ko ibintu avuze ari ukuri n'ikirere kimeze nabi ariko uriya mwana arakoze. kiyede kiyede icyo nari ngiye kureba aho hirya ndanakibuze nyine nta kundi ndataje. hose ubasha gutera ibuye musore? none se nabigenza gute? umukobwa wanjye ko wababaye? dade ni ukuri ndumva bibabaje pe. umugira neza nk'uyu nguyu ariko ukumva ngo afite akazi kameze gutyo kababaje koko. umugira neza nadusura nzamuganiriza mumenye bihagije. niba mva bashobora gukorera igihugu rero igihugu cyacu ni cyiza. wegenda witegure uzaze kudusura turebe ibyo ari byo. ni ukuri niba mwafasha yego mukangeza kuri iyo ngingo nkajya mu gisirikare mana we nazakorera igihugu. umva nka bya birara byagukubitaga. ngo ni ukuri oya nako ni ukuri muzamungiriye neza. icyo usabwa ni ukwirinda kujarajara gushurashura ukirinda abakobwa bo hanze ahangaha ukaba umusore mwiza ukorera igihugu bisaba imbaraga. ufite ejo hazaza muri make. rero akavura dore ikirere karaguye
irareba kiri gusa nabi reka nguseze natwe dufate akamodoka rero dutahe ubundi tuzabona udusora nukuri murakoze nzaza urugo ni kure se ni hariya hirya murahatambuka ariko harimo akagendo ntacyo nzaza mukobwa wanjye fasha nkwereke akira agatike urabe ikiguramo ubundi uzaza udusore murakoze ndabashimiye yego inyaruka imvura itatu nyagira maze wihangane yego mwana we uriya musaza agazanjyana no mu gisigari ntuzajya bato